Muri TFZ Rwanda, iyi ni day 1 mu ruhererekane rw'isomo rya CCNA 200/301 dutangiye. Muri iri somo rero ry'umunsi wa mbere turarebera hamwe networking devices. Izo networking device turi burebe ni kuri purpose ya CCNA, kuko networking devices ni nyinshi zo turi buvugeho muri iri somo. Ni izo dukeneye kumenya mu gihe turi gutegura gukora certification ya CCNA. So muri uri gutegura irindi somo, uri gutegura indi certification itari CCNA, tuvuge wenda CCNP, ushobora kwiga izindi networking device, ariko iza CCNA nizo turi bwibandeho muri iri somo. So muri networking device turasobanura ukuntu data ziva kuri server zikagera ku user, donc process ukuntu bigenda na devices zikora, n'ukuntu devices ubwazo zikorana hagati yazo kugira ngo zibashe guprocessinga izo data kuzigeza kuba user. So muri make rero turareba computer networking niki, iyo mudasobwa cyangwa mobile phones cyangwa se tablet n'izindi devices ziba connected zifite intego yo kohererezanya ubutumwa, ubwo ibaye computer networking akanya. So mu magambo makeya, iyo devices ebyiri ziri connected kuri internet, zifite intego yo koherezanya ubutumwa cyangwa gucommunicatinga n'abandi, icyo gihe ako kanya haba icyo bita computer networking mu magambo makeya. So none kugira ngo iyo networking tuvuze ibaho, kubera ko hari networking hari devices ziri connected to the internet zifite intego yo koherezanya ubutumwa. Noneho ubwo butumwa kugira ngo buve aho buri kugera ku bukeneye, izo networking device uburyo ziba zahererekanye. Izo networking device nizo tugiye kurebera hamwe. Iyo process yo kohererezanya data kugira ngo zibeho rero, izo devices nizo ziba zihererekanya ubutumwa. Nubwo wowe wicaye imbere ya mudasobwa yawe cyangwa se kuri telefone yawe, hari ibindi bikoresho bishinzwe gukusanya ayo makuru uba ushakisha kuri internet, cyangwa se uba woherereza mugenzi wawe. Noneho kugera kuri mudasobwa cyangwa kuri telefone, hari izo devices nizo ziba zishinzwe guhererekanya ayo makuru. So ibyo bikoresho rero bihererekanya ayo makuru nibyo byitwa networking devices, nkuko nari maze kubivuga mu kanya gato. Ibyo bikoresho rero bikusanya amakuru bikayoherereza kuri device uri gukoresha. Izo process zose ni networking devices ziba yakoze icyo kintu kugira ngo ivane dona aho zishaka kuzikugeza kuri device urimo urakoresha. So izo networking devices dukeneye kumenya muri CCNA cyane, hari hub, hari switch cyangwa bridge, hari router, firewall na repeater. Nimvuga repeater, ubundi nakavuze na AP cyangwa se access cyangwa wireless access point, n'ubundi nikora nka repeater, ariko ndaza kubisobanura amagambo arambuye. So mbere yuko to diving deep muri mu isomo no kuri buri device tuyivuga amagambo arambuye, reka mbanze nsobanure igikorwa kibaho between server n'umuyuza, cyangwa se wowe uri gukoresha network mudasobwa yawe, uri connected kuri internet. Ibyo ukora n'uburyo naho ubutumwa bwawe buva, ni ukuvuga ngo njyewe umuyuza cyangwa se njyewe client ushaka amakuru kuri internet, ayo makuru kuri internet, cyangwa se ushaka amakuru kuri mugenzi wawe, cyangwa se ushaka amakuru kuri telefone ya mugenzi wanjye, cyangwa se mugenzi wanjye arashaka amakuru kuva kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa yanjye. Uwo muntu ushaka amakuru niwe bita client, no gutanga amakuru niwe bita server. Nkuko nabivuze mu magambo make rero, kugira ngo computer networking ibeho bari guhererekanya ni devices ziri connected kuri internet zifite intego yo koherezanya ubutumwa. So mu koherezanya ubutumwa rero, hari utanga ubutumwa, hari n'uwakira ubutumwa. Okay, ibyo navuze hano rero, nkuko intego ari ukohererezanya ubutumwa, urumva ko ubutumwa buba bufite aho bujya, noneho
bukagera naho buturuka. So iyo device itanga ubwo butumwa yitwa server, na device yakira ubwo butumwa yitwa client. Muri computer network term, wakira ni client, utanga ni server. Okay, nanone server cyangwa client ishobora kuba computer cyangwa phone cyangwa tablet cyangwa iyindi device yari ishobora gutanga cyangwa ikakira ubutumwa. Okay, urugero narutanze hano gatoya. Ushobora gukoresha phone yawe wohereza ifoto ku yindi phone cyangwa ku yindi tablet cyangwa ku yindi computer. Icyo gihe device yohereje cyangwa device yakiriye, icyo gihe iba yitwa server. Yakiriye iba yitwa client, yohereje iba yitwa server. So nanone server cyangwa se client zitwa end host cyangwa se endpoints. Urugero rwa mbere rero turareba ko ni Alice yicaye kuri computer ye, Bob ari koresha phone ye, bose bari kuri wireless. Ushobora kuba ari zimwe cyangwa zitandukanye, tubyumve gutyo just uko nguko. Then Alice abwiye Bob nyoherereza ya foto, then Bob nawe ahita yoherereza Alice ya foto. Nukuvuga ngo Alice ya requesting the service from Bob, then Bob ya responding atanga service kuri Alice. Means Alice muri iyi scenario, Alice acting like a client, Bob acting like a server. Kuko Alice requested a service from Bob and Bob provided a service to Alice. Magambo make nibyo. Noneho turebe muri computer term, ushobora muri scenario ya computers of course, no kuvuga ngo ngiye nshobora kuba nicaye hano imbere ya mudasobwa yanjye, ngiye ngashobora gusafinga different website. Urugero nafashe Google, nafashe Twitter, nafashe na Facebook. Nuba ngo ngiye iyo nicaye hano nka accessinga server, iyi mudasobwa yanjye iri hano iri connected kuri internet, itayohereza ubutumwa kuri router ni direct connected nayo. Noneho iyo router niyo ishinzwe rero kumenya uburyo yohereza izo request zanjye kuri servers ya buri website ngewe nabashije ku access, ndi gushaka ku accessinga. So nukuvuga ngo hano muri topology hari devices zitagaragaramo, ni just a simple topology, kuko hari n'izindi topologies, hari izindi devices zitari kugaragara, ariko behind the scene data ya wowe traffic yawe iva kuri mudasobwa yawe ikajya kuri switch, yava kuri switch ikareba iyi request ngewe ntago nyifite, kubera ko itayifite ikohereza router nayo ikareba iyi ntago iri local, nayo ndayohereza gutyo kugeza bibaye. Nuvuga ngo ushobora kujya kuri mudasobwa yawe ukasafinga Facebook cyangwa se Google cyangwa se Twitter. Icyo gihe data yawe iva kuri computer ikajya kuri router nayo ikohereza kuri izo server requesting izo services uri gusaba nawe. None nayo ikasava ikarespondinga to the router yasabye iyo service. None router nawe ikagusubiza ya request yawe. Nicyo cyagiye usanga page ya Facebook cyangwa se page ya Google cyangwa se Twitter ifungutse kuri mudasobwa uri koresha cyangwa se device yose murakoresha, niyo process iba yabayeho. So rero muri izo device turi butangire turavuga kuri hub ni networking device yakoreshwaga kera, ubu ntago igikoreshwa bitewe n'ukuntu ibintu bya mudasobwa byateye imbere cyangwa se internet yateye imbere cyangwa se computer networking yateye imbere. Hub icyo ifasha ni communicating between a LAN ni local area network. Navuga LAN gute, tubifate like a company imwe ifite internet ikoresha cyangwa ifite network ikoresha iri local, ni yayo y'iyo company. Nukuvuga ngo icyo rero hub ifasha nukohereza traffic, ni uguhuza izo devices zose ziri connected kuri iyo internet y'iyo kuri network y'iyo company cyangwa se office cyangwa se organization.
noneho hub uburyo yo yakoraga ntago iyo yabaga easy devices zose zicometseho. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata hub ugacomekaho computer, umubare wa computer zose ushaka, ariko hub yo ukuntu ikora ni ukuvuga ngo ntago yo yamenyaga ngo kuri port 1 cyangwa port 2 cyangwa port 3 hacometseho mudasobwa iyi cyangwa se hacometseho end device runaka, ntago yabimenyaga. Rero kubera ko itabimenyaga, iyo byatumaga iyo irisivinze data, kubera ko itazi aho iyohereza, yahitaga yohereza kuri buri computer cyangwa se buri device, buri end device yicometseho. None izo device ubwazo zikamenya iyi ngiyi it was intended to be mine. Ntago none izo end devices zicometse kuri switch zikaba arizo zimenyera ngo iyi ni yanjye, wasanga ari iyawe igaprocessing iyo packet, yasanga igaprocessing iyo traffic cyangwa iyo data, yasanga atari iyayo ikayidropinga, ikayihorera, ikayignoringa. Okay, noneho hub yari device itagiraga logic, bavuga ko ari no intelligent device, kuko ntago yagiraga memory cyangwa se hard drive yo kubika amakuru yose yakiriye. So muri topology zose dukoresha mu gihe dukeneye gukoresha hub, iki nicyo kimenyetso tuzajya dukoresha muri topology mu gihe dushaka kuvuga hub. So reka turebe uburyo hub nayo ikora. Noneho hub tuvuge ngo uraccessinze usabye service cyangwa se urabrowsinze kuri any web server, tuvuge Google cyangwa se Facebook, urabrowsinze, noneho tuvuge request yawe yageze kuri server, noneho server igaruye request, igaruye what you requested, the service you requested for. Noneho iyi server ishubize iyo traffic agera kuri hub. Iyo traffic igeze kuri hub nta kindi ikora, yo ikikora ni iki, ihita yohereza kuri mudasobwa zose. Ntikeneye kumenya ngo ntago yo ikeneye kumenya ngo iyi ngira ajya hano cyangwa iyi ngira ajya hano. So iyindi device tujye kurebera hamwe rero yo ni switch. Switch nayo ifasha communication between LAN. Icyo ni kimwe na hub, nkuko na hub nayo ifasha communication between LAN muri organization cyangwa se muri company runaka. Noneho switch yo rero ikora urutonde rwa MAC address za devices zicometse kuri buri port yayo. Nuvuga ngo kwa kundi hub yo itamenya device icometse kuri yo, switch yo imenya buri device yicometseho. Yibwirwa n'iki? Yibwirwa na MAC address ya. Turaza kureba uburyo nayo imenya MAC address ya buri device yicometseho. Noneho iyo imaze kumenya iyo MAC address, ihita ibika iyo MAC address hehe? Muri MAC address table. Noneho ku buryo imenya ngo ku buryo imenya uko ihererekanya amakuru hagati y'izo device zicometse. Nuvuga ngo nimba hari port ifite port 24, port 24 hacometse port 30, urumva ko ari 14 zisigaye. Ntago ishobora kubera ko iyo imenya buri device yicometse, buri inamenya na port itariho device nimwe. Nuvuga ngo ntago hashobora kuza traffic iri kujya kuri port itariho ikintu ngo switch iyohereze, ko switch ibibizi ko itariho, ahubwo ivuga ati iyi traffic iragana kuri iyi end device incometseho. Iyi end device incometseho ni end device runaka, switch yo irabimenya. Noneho ikindi, switch yo igira logic ishingiye kuri MAC address ifite muri MAC address table. Nuvuga ngo yo yohereza data aho yagenewe kujya, ntago yo izohereza hose. Aho kohereza hose rero niyo ya nyuma tugiye kureba. Iyo switch rero itazi end device yagenewe ubwo butumwa, noneho switch cyo ikora niki? Yohereza broadcast information. Iyo broadcast information rero iyohereza kuri MAC address ya FFFFFFFF, kugira ngo iyo ni MAC address ya unknown frame. Ni ukuvuga ngo iyo itazi device yicometseho, itayohereza iyo broadcast information kuri MAC address ya
none iya FFF kugira ngo noneho imenye computer yicometseho igenewe ubwo butumwa ifite. Ni ukuvuga ngo nimba hacometseho computer rimwe ebyiri eshatu enye, ni urugero ifite MAC address rimwe 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 kabiri 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 gatatu 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 kane kane kane, noneho ntabwo noneho haje data igenewe kujya kuri kabiri kabiri kabiri, ariko switch ntabwo iramenya ko kabiri kabiri aho icometse, ntabwo imenya ngo iyi kabiri 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 icometse hehe. Switch ihita yohereza iyo bita iyo unknown broadcast message information, ikayohereza. Yamara kohereza iyo message birimo message ivuga ngo ninde ufite MAC address ya kabiri 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 kabiri. Iyo broadcast rero ijya kuri buri device icometse kuri switch, noneho buri device igasoma iyo message. Device imwe ifite kabiri 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 yonyine niyo isubiza, izindi zirayidropinga, zirayihorera, zirayihorera, ntabwo zita kuri iyo message kuko ntabwo izireba. Ariko noneho kabiri 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 nayo ihita isubiza switch, ikabwira switch ewan ni ngiye ukoresha MAC address ya kabiri 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 kabiri. Okay, switch ihita ireba, noneho kabiri 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 icometse kuri port yanjye gatatu, igahita yohereza noneho ya bwa butumwa kuri ya port gatatu. Reka nawe turebe n'ukuntu switch ikora. Turaza kureba no switch ikora mu kanya. Noneho kubera ko aho nari mvuze ngo iyo switch itazi aho mudasobwa icometse cyangwa se device icometseho iri, iyo yohereje rero iyo broadcast information mu gihe itaramenya computer yagenewe ubutumwa, iyo broadcast information yoherezwa ibyara icyo bita collision domain. So turaza kureba nanone collision domain birambuye nyuma ho gatoya, ariko reka nsobanure gatoya. Iyo collision domain iyo ibayeho ni ubutumwa busohoka kuri buri port yose icometse kuri switch, kuko switch bishaka kumenya urihe kugira ngo usubije ndi hano amenye ngo ari kuyihe port. So ni ukuvuga ngo rero iyo collision domain yabayeho rero, iyo yabaye muri network hari ahantu igomba kugenda ariko itagomba kurenga. Noneho impamvu ko itagomba kurenga ni ukuvuga ngo itekereza switch yohereje broadcast information inshuro nyinshi, iyo ngiyo n'ubundi ikaguma muri network, iyoherejwe mbere ikaguma muri network, iyohereje ya kabiri ikaguma muri network, iyoherejwe ya gatatu ikaguma muri network, iyoherejwe ya kane ikaguma muri network. Urumva ko icyo gihe hari igihe biri bugere noneho network ikaba congested, network ikaremererwa n'izo collision domain kugera aho itari bubashe gukora. Niyo mpamvu iyo collision domain yabayeho muri network hari igihe haraho itarenga, hari itagenewe, iyo haregeze ntabwo ihita ipfa cyangwa se ihita ivamo cyangwa se ihita ikurwa mu rutsinga kugira ngo n'iyindi niza nayo ibashe gutambuka hatabaye imbogamizi ziyayibanjirije. So switch nanone inyinshi zigira port 24. Nanone switch yitwa layer 2 device, ariko hakaba na switch nayo ikora nka router yo yitwa layer 3 device, ariko nayo ari switch. So reka turebe uburyo switch ikora. Iki niyo kimenyetso tuzajya dukoresha. Nanone hari aho uzumva bavuga bridge, ariko iyo uvuze bridge baba bari kurifaringa switch, kuko bridge ni indi network device yaje hagati ya hub na switch yitwaga bridge. So hari igihe bavuga switch cyangwa bakavuga bridge, byose bari gusobanura bridge kuri ubu ngubu. Ikimenyetso tuzajya dukoresha rero iyo tuvuga switch muri topology ni iki kimenyetso muri kureba muri screen. So reka turebe uko switch ikora. Tuvuge ngo switch irisivinze traffic igana kuri network, kuri mudasobwa ifite MAC address ya CCCCC, ariko switch ntabwo izi CCCCC icometse hehe. Icyo gihe noneho switch ihita ikora iki? Ihita yohereza CCCCC ninde. Iyo CCCCC ninde ihita yohereza nka broadcast information kuri buri computer. Noneho CCC yonyine igasubiza ni ngiye gukoresha CCCCC. Icyo gihe switch ihita imenya ngo CCCCC iri hano, igahita yohereza ya traffic kuri C. Nuko nguko switch ikora. None reka tuvuge kuri broadcast na
collision domain. Nabivuze gato mu gihe nabivuze gatoya hasha mu gihe nabivuze inyuma ho gatoya, kubera ko rero switch yohereza broadcast information mu gitaramenya ibyo nabisobanura nabivuze. Iyo yohereza broadcast, iyo broadcast igahita creatinga icyo bita collision domain. Noneho sasa iyo collision domain switch ifite ukuntu creating a collision domain, hub ikagira ukuntu creating a collision domain. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukoresha device yitwa switch cyangwa hub, collision domain icyo gihe ziba zitandukanye. Ni ukuvuga ngo devices zose zicometse kuri switch, reka mbisobanure neza ngaragaza topology. Ni ukuvuga ngo urabona ko hano dufite computer enye, dufite mudasobwa enye zicometse kuri hub imwe. Icyo gihe kubera ko nkuko nabisobanuye, hub iyo yakiriye traffic iyo ihita yohereza kuri buri device yicometseho ititaye kumenya ngo ni igihe igomba kuba iyandi, iyo ihita yohereza gusa. Icyo gihe hub yo ibarwa nkaho ari port, nubwo yaba ifite port imwe, ebyiri, zirenze imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, zirenze imwe. Icyo gihe ibarwa n'ubundi nka port imwe, kubera ko n'ubundi data iri intended kujya kuri hub ni nkaho iba igiye kuri buri mudasobwa yose icometse kuri hub. Ni ukuvuga ngo mudasobwa zose zicometse kuri hub ziba ziri muri collision domain imwe. Kubera iki? Muribuka ko switch iyo yohereje broadcast information isohoka kuri buri port, kandi hub iyo ni ukuvuga ngo hub nubwo ari port nyinshi, ariko ikintu cyose kiyicometseho kihita kijya kuri buri kintu cyose. Iyo broadcast information ijya kuri icyo kintu, kuri iyo device. Ni ukuvuga ngo hub yaba ari port 10 ibarwa nk'imwe. Kubera iki? Ikigiye kuri imwe kijya kuri hose, kijya kuri zose. Niyo mpamvu bavuga ko devices zose zicometse kuri hub ziba ziri collision domain, ziba ari collision domain, iba ari collision domain, cyangwa ziba ziri muri collision domain imwe. So computer zose uko umubare wazo uko wabungana kose zicometse kuri hub ziba ziri muri collision domain imwe. Nibyo narisobanuye. Nanone sasa switch nayo buri device, buri port, reka ne kuvuga device, reka mvuge buri port ya switch, iba ari collision domain ubwayo, kubera ko iyo bohereje broadcast information ijya kuri buri port, buri port iba ari collision domain. Noneho izo port zose kuko ziri kuri switch, imwe ziba ziri muri broadcast domain. Impamvu yitwa broadcast domain rero ni iki? Nuko broadcast message imwe igera kuri buri port ni collision domain. Noneho buri computer cyangwa buri device yose ihuriye kuri switch imwe iba iri muri broadcast domain imwe, kuko niba wohereza broadcast information imwe iragera kuri izo devices zose zicometse kuri iyo switch. None reka turebe switch wongeyemo ubundi buryo switch ikora bwitwa VLANs. Ni ukuvuga ngo VLANs ni virtual local area network. Ni ukuvuga ngo hari uburyo rero ushobora kugabanya switch n'imwe ariko igakora nka switch ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye bitewe na how many VLANs you created. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite department zitandukanye muri organization yawe, ariko izo department udashaka ko department runaka igira access kuri data z'indi department, like department ya IT ukayitandukanya na department ya accounting, ukayitandukanya na department ya marketing, ukayitandukanya na department ya HR, na management, byose ukabitandukanya, ariko byose biri muri local area imwe. Birashoboka rero ko ushobora kudividing a switch into those many VLANs, ariko noneho sasa iyo divided the switch into VLAN, iyo VLAN ubwayo ibibaye broadcast domain. Kubera iki? Kubera ko habayeho iyo broadcast information yoherejwe muri VLAN imwe, iyo VLAN yindi ntabwo yakira iyo
broadcast information. Ni ukuvuga ngo iyo devices ziri muri same VLAN ziba ziri muri same broadcast domain. Noneho iyo VLAN ari eshatu ni ukuvuga ngo switch iba ifite 3 different broadcast domain, kubera ko each VLAN it's a broadcast domain. Niba ufite VLAN eshatu rero you have 3 broadcast domain on your switch. Ndakeka nabyo bisobanutse. So reka turebe indi device rero yitwa router. Nkuko nasobanuye switch, hub na router, ni ukuvuga ngo router yo imenya ukuntu yohereza traffic muri LANs zitandukanye ishingiye kuri destination IP address. Muribuka mvuga switch ko yo ibika icyo bita MAC addresses, noneho switch ikora decision ishingiye kuri destination IP address. So muri make ya switch iyo imenya MAC address kugira ngo imenye ukuntu yohereza traffic, noneho router yo imenya IP magambo make IP ishobora kuba IP ari yose, ariko router yo ifata decision based on IP, ukuntu iri bwohereze n'ahantu iri bwohereze yo yibezinga kuri IP address. Noneho muri different LANs, switch ni muri local LAN ariko router yo yohereza muri LANs zitandukanye. Reka nkuko nakomeje gutanga urugero rwa company, reka mfate company ebyiri. Tuvuge wenda ufite office imwe iri i Kigali, ufite office i Musanze, ukagira office mu Burengerazuba n'Iburasirazuba, ariko izo office zose ushobora kuzihuza ukoresheje router. Zishobora gucommunicatinga zose hamwe ukoresheje router. Router niyo ishobora kumenya uti ni gute umuntu uri i Musanze ashobora kohereza traffic ikava i Musanze ikagera i Kigali muri office i Kigali, cyangwa muri head office i Kigali, none cyangwa se head office i Kigali ni gute ushobora kohereza traffic i Burengerazuba, cyangwa ni router ishinzwe kumenya ibyo ngibyo. Uko tuzagenda tubireba niko tuzagenda turushaho kubisobanura. Nubwo ntabwo wahita ubisobanukirwa muri iyi video ya mbere, ariko tuzabireba. Noneho router imenya uko yohereza traffic kuri LAN irebeye muri routing table yayo. Ni ukuvuga ngo switch yohereza irebye muri MAC address table, ariko router nayo noneho yohereza imenya aho igomba kohereza irebye muri routing table. So routing table ukuntu yiforminga muri router, we will talk about it, tuzabivuga mu minsi iri imbere, kuko nabwo hari uburyo iyo router nayo ilaninga, uburyo ibika done imenya iyi route yo koherezaho packet runaka ni gute nyibika muri routing table yanjye. Na router nanone imenya inzira yoroshye kandi yihuse yanyuzamo iyo traffic. Yes, uburyo router imenya ngo aha niho heza ho kunyuza iyi packet irabimenya based nabyo muri metric cyangwa se administrative distance. Ibyo byose tuzaza kubireba, tuzabireba mu gihe kizagera cyo kwiga routing protocols. Hari routing protocols zitandukanye, so umunsi tuzareba izo routing protocols zitandukanye tuzamenya ni gute router ichoosing ya hafi kandi ya vuba. Mu gihe tuzareba different routing protocols. So nanone router nayo yitwa layer 3 device. Nanone ikindi, router yo ntabwo yohereza broadcast by default. Iyo itazi uko igeza traffic kuri destination irayihorera. Inayira nka kwa kundi switch yohereza broadcast information, nimba atari iyi mudasobwa, iyo mudasobwa irayinyora, irayihorera. Niko na router ibigenza. Iyo ibonye itazi ukuntu yohereza iyo traffic yakiriye, irayihorera. Cyangwa se nimba hari configuration ya default route yo kuvuga ati iyi packet niba ntayizi reka nyohereze hano, iyo hahari rero aho kuyijugunya cyangwa kuyinyora, aho kutayitaho, irayifata ikayoherereza iyindi router, noneho iyo router nayo ikamenya uburyo yigezaho ijya. So muri topology symbol tuzakoresha ya router ni iyi ngiyi muri kubona muri screen. So reka turebe uburyo na router nayo ikora.
nkuko nabivuze router yohereza traffic between two LANs cyangwa se more than one LAN. nuko LAN nukuvuga ngo hano mfite example ya LAN local area LAN 1 cyangwa LAN 2. urabona ko dufite packet iri kuva muri LAN 1 ijya muri LAN 2. no kuvuga ngo rero ngewe niba nicaye kuri computer yanjye hano nshaka kuvugana n'umuntu uri Gisenyi cyangwa se ngewe ndi muri headquarter wenda Kigali nshaka kuvugana n'umuntu uri mu burasirazuba cyangwa uburengerazuba cyangwa se ahandi hantu hatari muri local area imwe nanjye, icyo gihe ngewe packet yanjye iragera kuri switch. ninohereza packet yanjye kuri switch irakira packet, ariko niyakira packet ibone iyi packet ntago ari ngewe, ntago nashobora kuyigeza hehe kuri LAN yindi, nayo ikahita ikora iki, igahita yohereza iyo packet ikayohereza router nayo igafata iyi packet igafata okay, I know how I can, ndabizi ukuntu ushobora kuyicinga LAN 2. iyi packet router nayo ikayifata ikayohereza LAN 2. none yamara kohereza LAN 2 niyavaga muri LAN 2 nayo ikaga kuri switch, nkuko muri kubona ni blue na red. noneho nuko nguko switch nyine, nuko nguko router izengurutsa packet muri LAN, yohereza ya packet between two LANs. so hari na firewall nayo ni networking device. iyo networking device idufasha gucontrollinga access za network yacu, no kuvuga ngo ipermittinga access cyangwa denyinga access. uyu muntu cyangwa se iyi packet cyangwa se iyi network cyangwa se iyi IP address ishobora ku accessinga my network, cyangwa se iyi IP address ntigomba ku accessinga my network. firewall yuko nikora rero ni gute? firewall na network ni security device. ushobora none firewall kunikora yo ni just setting, you configure it. nuvuga ngo uyiha amabwiriza yo igomba gukurikiza ikayashira mu bikorwa according to how you configure those rules. noneho firewall ishobora gushirwa muri LAN hagati cyangwa se imbere ya LAN. nukuvuga ngo ushaka kuinstalla ku buryo icontrollinga LAN zamaze kwinjira muri area yacu, cyangwa se igacontrollinga izo access mbere yuko zinagera muri LAN yacu. so ikimenyetso cya firewall ni cyinshi mukubona muri screen, reka turebe uburyo na firewall nayo ikora. urabona ko hano dufite LAN 1 na LAN 2 ni ya topology yabanje ndi gusobanura router, ariko nongeyeho firewall. muri LAN ya mbere urabona ko firewall ushobora kuyishira muri LAN after nyuma router imaze kwakira packet ikayohereza muri LAN, ushobora gushiraho a firewall between router na LAN, between router yo hanze na LAN, cyangwa ukashira mbere yuko iyo LAN iyo packet igera no kuri network yacu, ugashira firewall before yuko inagera muri LAN. iyindi noneho twavuga ni nayo ni access ni wireless access point. wireless access point ni yandi twita wireless. how does wireless work? ukuntu wireless nyine ikora nuko kugira ngo uhite ubyumva byoroshye, fata switch ni cables, noneho access point ni switch ariko itanga network wirelessly. kwa kundi ugenda ahantu wenda muri nani ushaka kugenda muri Starbucks coffee cyangwa se muri area runaka bafite wifi ukarequestinga password ukiconnecta. nuvuga ngo ni wireless access point iba itanga iyo network, uyumva nka switch ariko iri wireless, itanga network wirelessly. so nayo ni network device twakwita nka switch ariko yo ikoresha ni wireless gusa, nayo ndabisobanuye. access point ishobora kuba repeater, ariko yitwa repeater mu gihe iri kongera ingufu AP. nuvuga ngo ishobora kwitwa repeater, yitwa repeater ushobora kuba ufite wenda wireless access point kuri floor ya mbere, kuri etage ya mbere, ariko ufite na office yindi kuri etage ya kabiri cyangwa etage ya gatatu. icyo gihe ushobora gukoresha indi wireless access point ukayikonfigura gukora nka repeater kugira ngo ifate za signals za ya wireless access point iri kuri first floor ikayigeza kuri ya gatatu. ikikora ni iki? nuvuga ngo frequency zifite aho zitarenga. izo radio frequency rero aho zitarenga
iyo zigeze aho zitarenga, iyo wafashe indi access point ukayiconfigure as a repeater, iyo zigeze handi zitarenga, iyi repeater yindi iyi access point yindi wakoze nka repeater, ikikora niki, irongera ikazifata ikazongerera ingufu, zikongera zikagira iyindi ingufu zigeze ahandi hantu harenze handi zagombaga kugarukira. Icyo gihe rero nicyo giba yitwa repeater, ariko ikora ni access point iba configured to gukora nka repeater. Nayo nuko nguko ikora, ngire ngo murabibona, nuko nguko ikora. Nayo iratanga frequencies net, ukaba connecta wifi kuri laptop cyangwa kuri indi network device ya tablet cyangwa se phone, any devices ushobora connectinga kuri wireless. So aha niho isomo turigarukirije rero ry'uyu munsi, umunsi wa mbere. Turagaruka mu isomo ry'umunsi wa kabiri. So niba wakunze ino video, ufite icyo watubwira twakongera, icyo wadukosora mu byo twavuze, ushobora kutwandikira cyangwa kudukontaktinga kuri izo information ziri muri screen, Twitter cyangwa se email. Bitari ibyo ngibyo rero, you can like us and subscribe on our channel. Ibindi naha vuba cyane. Peace out.